biba bigoye cyane iyo imvura yaguye. Ubwo imvura yaguye biba ngombwa ko wa mwana atajya ku ishuri. Yego. Urumva ntabwo wabona imvura igiye kugwa ngo ujye gushyira umwana wawe mu kaga. Umugezi bita Susa cyangwa Rwebeya yose ihuriramo ku bayizi. Icyo kiraro hari igihe cyuzura cyane kikarengerwa kandi niwo muhanda ujya ku ishuri. Urumva bari ibibazo cyane. Abenshi inzu zangiritse, inzu zaraguye. Urumva niba rufite iyo nzu uraramo ubu ukaba ugiye gukodesha ni ikibazo cyane. Noneho iyo ufite nk'umwana ufite ubumuga biba bibaye ibindi bibazo. Kumwitaho uri no gukodesha, uri no kujya guca inshuro ibyo wari ufite byagiye. Urebye imvura yakoze ikintu tuvuga ngo kirenze uko byari bisanzwe, yagwanye ubukana cyane. Urumva ni imbaraga za leta mu bushobozi yabona yagiye bafasha. Murakoze. Aha, turacyari muri Seruka Mwana, ni buri wa gatandatu saa 4 za mu gitondo. Nizere ko mwese mumeze neza. Ubu aka kanya nkuko mpora mbibabwira, n'ubundi duhorana abatumirwa, duhorana inshuti n'abavandimwe babana. Uyu munsi noneho nabazaniye abantu bita ku bana cyangwa se barera abana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ngo akenshi bakunda kubita aba mentors. Reka mvuge ngo wenda se ni umwihariko kuko uyu munsi turi kumwe na batatu muri bo, kuko ni itsinda ry'abantu benshi. Ikindi ni abantu bahora iruhande rw'abana, ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibikorwa byabo, aho baba. Mbese no kuvuga ngo ni abantu bita ku bana by'umwihariko. Niyo mpamvu twabatumiye uyu munsi. Ntabwo twahora tuganiriza abana gusa, niyo mpamvu twazanye n'abakuru babo n'ababyeyi. Ibyo mpora mbabwira ko Seruka Mwana atari abana gusa, n'ababyeyi mugomba guhora muteza amatwi kugira ngo mubashe kumva uburyo wakita ku mwana, uburenganzira bw'umwana n'iki. Mbese buri kimwe, ibintu byose mujye muhora muri ready cyangwa se mujye muhora mwiteguye kumenya uko umwana yakitabwaho. Aka kanya rero muri studio za uwezoradio.com rero reka tuganire na bamwe muri abo ba mentors. Ni batatu, baratangira batwibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Amazina yanjye banyita Uwineza Joseline, nkaba ndi umufashamyumvire cyangwa umumenta ku kigo cya GS Muko mu karere ka Musanze. Murakoze. Yego. Undi nanjye banyita Mateka Dani, nkaba nkorera ku kigo bita GS Kimisange. Yego. nkaba nkurikirana abana umunsi ku munsi kuri iryo shuri rya GS Kimisange. Riherereye hehe? Iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama. Okay, turi kumwe n'undi nanone nawe natwibwire. Murakoze. Nitwa Mukandesenga Valentina. Yego. Nkaba ndi umufashamyumvire, mfite ubumuga bwo kutabona. Abamentaringa abana bafite ubumuga butandukanye cyane, duhurira muri Seruka bagaragazamo impano zabo zitandukanye, imivugo, amakinamico, mbega ahantu bisanzurira nk'abana bafite ubumuga. Murakoze. Yego. Ikindi nuko abamenta bose, ese reka wenda mpere kuri aka kabazo, abamenta bose mukorana bose bafite ubumuga? Yego. Okay. Ubwo rero murabyumva, abaduteza amatwi murumva ko n'abamenta turi kumwe kano kanya bafite ubumuga, n'abandi bamenta nyine bita ku bari abo bana bafite ubumuga nabo bafite ubumuga. So turi kumwe na Dan. Nagira ngo utubwire, ese mwita ku bana gute? Iyo tuvuze menta, akenshi mentorship twumva ku mashuri, umufashamyumvire wawe akagufasha nyine gutsinda amasomo yawe, akagufasha muri career cyangwa muri kariyeri. Ariko se iyo tuvuze menta ku bana bafite ubumuga, mwebwe mukora iki? Wadusangiza iki muri rusange? Uko twita ku bana dukurikirana ku mashuri bafite ubumuga, first of all cyambere cyo tubakurikirana mu buryo bw'umwigire. Ese kureba wa mwana, ese ku ishuri koko abasha gukurikira mu ishuri, ni izihe mbogamizi ahura nazo ku ishuri, ese abana n'abandi ku ishuri bate, ku ishuri se abandi bana bagenzi be badafite ubumuga bamufata bate muri society. Yego. Ese nihabaho ihohoterwa, nihabaho kumubwira ya mazina tuzi n'ubundi adakwiye. Ibyo byose tukabirebera hamwe, no kurebera hamwe ese akina nabo ku ishuri neza, ese bamwiyumvamo. Ibyo bibazo byose tukabireba, mbese tugahura nabo
kugira ngo tubafashe kubasha kubana n'abandi muri sosiyete. Yego. Tukaza kugira n'ikindi cyiciro tubana nabo mu ngo, mu rugo iwabo, aho turebe se babanye bate n'imiryango yabo, ese imiryango yabo ibafashe ite, ese mu miryango ntihaba ihohoterwa, ese abaturanyi babafata bate. Muri rusange nibyo dukurikirana ku bana bafite ubumuga. Hari ikindi wakongeraho Joseline? Icyo nakongeraho muri iyo seruka ku mashuri tubafasha kwikorera ubuvugizi, umwana ku giti cye akaba yakwikorera ubuvugizi ku bimukorerwa, yego no kwihohoterwa tukabigisha uko bakwikorera ubuvugizi haba mu buyobozi, bakamenya uburenganzira bwabo. Murakoze. Ubwo urumva ni muri Kigali ndetse no muri Musanze byose ibikorwa ni bimwe? Yego, ibikorwa ni bimwe dukora, dukurikirana abana no kubigisha kwikorera ubuvugizi. Ese nk'iyo muhuye n'ikibazo, wenda ndabaza Valentine nawe wimusanze, umuhuye n'ikibazo wenda se cy'umwana runaka yahuye n'ibintu bidasobanutse ku ishuri, uburenganzira bwe ntibwubahirijwe, mwebwe nk'abamenta n'iki mukora? Murakoze. Ikintu dukora nk'abamenta, iyo umwana tugejeho nk'ikibazo afite, ikintu cya mbere dukora twegera umwarimu we, tukamenya icyo kibazo giteye gute, bimeze gute, byaba ari birakemukira muri direction tukajyamo, bikaba ngombwa ko duhuza umubyeyi n'umwarimu kugira ngo barebere hamwe ikibazo cy'umwana, nta n'umwe uhutaje undi, kugira umwana abone uburenganzira bwe. Yego. Hanyuma se wenda se reka tubaze wenda se Dani, hari ukuntu abantu cyangwa se sosiyete turimo baba batumva uburenganzira bw'umwana, noneho by'umwihariko umwana ufite ubumuga, ugasanga wenda uburenganzira bwe barabwubahiriza mu gake ariko ntibabusobanukiwe. Ese mubona sosiyete murimo cyangwa se ayo mashuri mukoreramo cyangwa izo ngo babizi? Niba babizi sava, niba batabizi se mubafasha iki nk'abafashamyumvire? Murakoze. Uruhande rumwe hari ababizi, urundi ruhande hari abatabizi, ariko yego, kuri abo batabizi tubafasha kubegera, ukabereka uburenganzira bw'umwana ufite ubumuga, ukamwereka ko ari umwana nk'undi, ibyo wa mwana udafite ubumuga ashobora kuba yakora, ko nta wundi ufite ubumuga abikora kandi akabikora neza. Ukamwereka ingero za bamwe babigezeho kugira ngo nawe arusheho gufata wa mwana nk'abandi, cyangwa kumufata nk'abandi bana muri rusange, namusizanira ihohoterwa ngo amwereke ko ntacyo ashoboye. Habaho kubigisha kuko buri munsi duhora twiga buri munsi, habaho kubigisha. Rero igihari cyo kwishimirwa ni uko abenshi bagenda bafata izo nyigisho bakabona ko wa mwana ufite ubumuga nawe hari icyo ashoboye kandi kuba hari icyo yakora muri sosiyete. Voilà. None se Joseline, iyo wenda se tuvuge hari ukuntu wenda ntago abantu bose bumva ibintu kimwe, hari ukuntu usanga ubushize twabonye ku kibazo cy'umwana iwabo ni abana nka 4, umwe ufite ubumuga na 3 badafite ubumuga, hanyuma umubyeyi agakuramo umwana umwe ntamwishyurira ishuri, ubwo ngo ufite ubumuga nyine niwe batishyurira. Minervare kuyibona birangora, ibikoresho byose kubibona birangora, uyu mwana urabona ko ari ubumuga bwe, yambara pampa sinazibona iki, kandi mu by'ukuri amafaranga ntiyanayabuze cyangwa n'ubwo bushobozi ntago abubuze koko nk'uko bivuga, wenda ntari mu cyiciro cya mbere nk'uko tubizi ko leta ibafasha, ari mu cyiciro wenda cya 3 arifashije. n'urugero uwo muntu cyangwa se uwo mubyeyi, urumva n'umwana icyo gihe bari guhohoterwa, so ubwo uwo mubyeyi ni iki mumukorera nk'abafashamyumvire? Se ibyo bijya bibabageraho cyangwa wenda se ndi kubabaza ibintu mutajya mukora? Murakoze. Ibyo biraba cyane mu miryango myinshi itandukanye kandi duhura nabyo kenshi. Ikintu ukora usanga wa mubyeyi ukamuganiriza ibyiza, nawe yakubona ufite ubumuga kandi abona aho ugeze, biba byiza agufatiraho urugero, akabona ko umwana ufite ubumuga ashoboye. Mu by'ukuri ibyo uri kumwigisha agerageza kubyumva kuko nawe aba akubona, ugenda umuhereza ingero nyinshi zitandukanye, arabibona akabyumva, akumva ko na wa mwana ufite ubumuga ashoboye kandi hari aho yava, hari naho yagera. Murumva ko abantu muri kutwumva, nizere ko munyuzwe n'ibisubizo bari kubaha, kuko murumva ko ni ibintu byiza cyane, bita ku bana buri munsi, mbese ni ibintu biryoshye pe, nge byanryoheye, ndishimye pe. Hanyuma ndagira ngo wenda simbuke ngere muri iyi minsi turi mu minsi y'imvura, abantu benshi cyangwa se ibihugu byinshi biri kugwamo imvura, cyane cyane mu bice bitandukanye by'u Rwanda.
hari imvura imeze nabi, harimo imvura, hari ahantu hari kugwa imvura itameze neza ku buryo iri kwangiza amazu, ibintu byinshi bitandukanye, tubyita imivuse. Mbese nyine ni hahandi hari kugwa imvura ikabije, niko nabyita, mu bice ngira ngo bya Musanze, Rubavu n'ahandi hatandukanye, za Karongi n'ahandi. Ndagira ngo nihute mpite nza kuri mwebwe mukorera muri ibyo bice, urumva muri Musanze, muri hafi y'ibyo bikorwa, n'ubundi iyo mvura namwe irabageraho buri munsi, iyo myuzure irimo iraba, mureba muri hafi aho ngaho. Ese mwe muri kubyitwaramo gute? Kuko mwambwiye ko musura abana mu buryo butandukanye buri munsi, murabasura mu ngo, ku mashuri, kandi turi kwiga muri iyi minsi, abana bari ku ishuri. Ndi kwibaza se mwe muri kubyitwaramo mute? Muri kubona si izo nzira zibageza ku mashuri bimeze bite muri rusange? Watubwira Valentina, wenda aba ariwe duheraho. Murakoze. Biba bigoye cyane iyo imvura yaguye. Ubwo imvura yaguye biba ngombwa ko wa mwana atajya ku ishuri. Yego. Urumva ntabwo wabona imvura igiye kugwa ngo ujye gushyira umwana wawe mu kaga. Natwe nk'abamenta tuvugana kenshi n'ababyeyi igihe imvura igiye kugwa, tukabaza umubyeyi niba umuhanda abona umwana byakunda, ati niba ubona bitakunda reka umwana mu rugo bitamuteza ikibazo. Urumva hari igihe imivu iba yatembye mu mihanda, urumva niba ibiraro byacitse, urajya ku ishuri wambutse ikiraro ntabwo ugomba kukirenga, bikanga ngombwa ko umwana asiba ishuri. Hari icyo wakongeraho? Murakoze. Icyo nakongeraho nko ku kigo cya GS Muko, iyo hanyuramo umugezi bita Susa cyangwa Rwebeya, yose ihuriramo ku bayizi. Icyo kiraro hari igihe cyuzura cyane kikarengerwa, kandi niwo muhanda ujya ku ishuri. Urumva bari ibibazo cyane, biragoye, birumvikana muri iyi minsi. Umwana rero asiba ishuri, urumva biba ari ikibazo. nko ku mwana ufite n'ubumuga biba bigoye cyane ku buryo yajya ku ishuri. Ikindi nakongeraho nk'ibintu by'imyaka yangiritse cyane, nk'ababyeyi babajije bavuga ko bagiye guhura n'inzara itoroshye muri ibi bihe, kubera imyaka iba yangiritse cyane bitewe n'iyi mivu ihari, iri gutwara imyaka, amatungo. Bari mu bihe bitoroshye, ni ukubasengera. Ubwo ni muri rusange, ni mu gihugu ahantu henshi biri kubera, ariko noneho by'umwihariko murabyumva, abana bafite ubumuga bari guhura n'ibibazo cyane, kubera ko n'ubundi ni wa mwana. Urumva njyewe uko mbyumva, umwana niba ari mu igare n'urugero, hakaba umwuzura, abandi bariruka, wenda we abura umusunika. Ngira ngo namwe mumfashe kubyumva. Ubwo urumva nyine ni ikibazo cyane kuri aba bana bafite ubumuga n'ababyeyi babo, si bo gusa, wenda n'abadafite ubumuga bari guhura nabyo, n'abana n'iki. Ubwo rero wenda tukiri kuri icyo kibazo, ndagira ngo mbaze Dani, wowe w'i Kigali, ese namwe niko bimeze cyangwa biratandukanye? Natwe imvura irahari, ariko si nyinshi nk'iri hakurya mu nce z'umujyi wa Kigali. Ariko natwe izo mbogamizi rimwe na rimwe zijya zigaragara. Imvura niba ari nyinshi, ariko iyo iguye ubona umwana ufite ubumuga n'udafite ubumuga ntibakwitabira ishuri kimwe. Umwana ufite ubumuga usanga rimwe na rimwe ageze gusiba ishuri, kuko nko mu minsi yashize hari imvura yigeze kugwa, mpita ngira impungenge, mbaza umwe mu babyeyi, ambwira ko umwana atabashije kujya ku ishuri kubera imvura. Rero urumva izo ni imbogamizi natwe, nubwo tutari nko mu ntara, ariko mu mujyi wa Kigali twagize. Nubwo ishuri ryanjye ryitwa ko ryegereye, cyangwa aho abana biga byegereye umuhanda mwiza ukoze neza, ariko aho baturuka mu miryango n'ubundi haracyari za mbogamizi z'imihanda itameze neza, ugasanga zibujije wa mwana kuba yakwitabira ishuri. Hanyuma ngira ngo kubera umwanya muto dufite, ntabwo turi buvuge ibintu byinshi cyane, ndagira ngo dusoze, ariko noneho dusoze dusaba, cyangwa se recommendation, ngira ngo byo murabyumva, ube watanga igitekerezo uko ubyumva, cyangwa se niki wasaba leta, niki wabwira ababifite mu nshingano, niki wasaba kugira ngo wenda uri kutwumva ubifite mu nshingano abe ashobora gukurikiza wenda igitekerezo utanze, kugira ngo ibyo bibazo turusheho guhangana nabyo. Murakoze. Icyo nasabamo icyifuzo, nubwo biba bitoroshye, ariko abantu bazagerageza kubifatanyiriza hamwe. Icya mbere cyo ndagisaba
abatuye muri iyo midugudu wenda wa mwana ufite ubumuga aturukamo. Mu by'ukuri rimwe na rimwe umubyeyi ashobora kubibona akaba yamufasha mu buryo bwo bumworoheye kuba yamugeza ku ishuri. Ikindi nasaba inzego z'ibanze ubwo ni umudugudu kuko nibo baba hahandi wa mwana aba ari, kumufasha. Umubyeyi ashobora kuba adafite bwa bushobozi bushobora kuba bwafasha wa mwana kugera ku ishuri, ariko izo nzego umunsi ku munsi nizo zikurikirana abaturage. Ndatekereza ko n'ababyeyi habaye icyo kibazo nk'icyo, hari abaturanyi baba babibonye, ababyeyi baba babibonye. Ndasaba ko wenda izo nzego zajya zifatanya kugira ngo wa mwana hatabaho gucikana ishuri kuri wa mwana, bakamufasha kugira ngo akore iki nawe yitabira ishuri nk'abandi. Yego. Hanyuma Joseline, wakomeza nawe ukatubwira ikintu wumva cyakorwa cyangwa se rekomandasiyo watanga, kuko mwebwe mwanatubwiye ko i Musanze bihari koko imiviri irimo iratemba y'amazi menshi, umwuzure ni mwinshi, amazu yasenyutse, twumvisha amakuru imibare myinshi y'abantu bitabye Imana kubera iyi mvura idasanzwe. Hanyuma wowe nk'umuntu biri kubaho muri iki gihe, urumva wowe uri kubibonesha n'amaso, niki wabivugaho, niki watanga nka rekomandasiyo kugira ngo ibibazo duhangane nabyo abanyarwanda? Murakoze. Gusa biragoye cyane, ariko n'icyo nasaba ubuyobozi, imyaka y'abantu yarapfuye cyane. Biragoye cyane kubona umubyeyi aho yari yiteze gukura icyo agaburira abana, ahakura kugira ngo babashe kwiga. Biragoye cyane akabona nka hegitari y'umurima y'ibishyimbo yose imvura irayitwaye. Urumva biba bigoye, abasubiye hasi cyane. Aho ngaho abantu bakeneye imfashanyo cyane, leta ifite uburyo ibafashe. Ikindi navuga nk'umuganda w'ukwezi, bafite nko kuwohereza aho ngaho bagaca inzira z'amazi, nubwo yuzura akarenga umuhanda, ariko bashyizemo imbaraga bakayicira inzira iyo migezi, imiyoboro. Murakoze, byabafasha cyane. Ikindi navugaho ko umwana ufite ubumuga nk'umubonye mu nzira yananiwe, ese iyo mvura imusanze mu nzira ishobora kumusanga mu nzira ataha, akaba yamufasha, ntiyiruke ngo amusige, akamufasha kugira mugeze aho agera. Murakoze. Valentine, hari icyo ushaka kongeraho kuri byo twasaba leta cyangwa se twasaba n'abanyarwanda muri rusange, kuko burya ngo ubufasha buhera ku muturanyi cyangwa ku muvandimwe, kuwo mwegeranye. Ese nawe hari icyo ushaka kongeraho wabwira abanyarwanda? Ikintu nakongeraho ni uko abenshi inzu zangiritse, inzu zaraguye. Urumva niba wari ufite iyo nzu uraramo ubu ukaba ugiye gukodesha, ni ikibazo cyane. Noneho iyo ufite nk'umwana ufite ubumuga biba bibaye ibindi bibazo, kumwitaho uri no gukodesha, uri no kujya guca inshuro ibyo wari ufite byagiye. Urebye imvura yakoze ikintu tuvuga ngo kirenze uko byari bisanzwe, yarwanya ubukana cyane. Urumva ni imbaraga za leta mu bushobozi yabona yagiye bafasha. Murakoze. Noneho wenda se turasoje nk'uko nabibabwiye, n'ubundi turita ku bana bafite ubumuga cyangwa n'abadafite ubumuga buri munsi, ariko cyane cyane turi kwita no ku bana bafite ubumuga nk'abamenta bari hano. Hari tureke wenda iminsi y'imvura, ibingibi biri kuba muri iyi minsi, mu minsi isanzwe, niki wabwira abatwumva, niki wabwira ababyeyi bafite abana batajyana ku ishuri, niki wabwira abana, mbese niki wabwira abantu bari kukumva nk'umumenta kandi wifuza iterambere ry'umwana? Ikintu nabwira abantu bari kunyumva ni uko bagomba kumenya ko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa. Kuba afite ubumuga ntibivuga ko adashoboye cyangwa atazashobora. Bagomba no kumuha uburenganzira bw'akiga kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere azabashe kwibeshaho kurusha uko yabeshwaho n'ababyeyi be igihe cyose. Hari undi ufite icyo yatubwira? Nanjye ikintu nakongeraho ku byo Valentine avuze ni ukunganirana, ariko mu by'ukuri aba bana bafite ubumuga ni ukubaha kumenya, kuko bano bana bafite ubumuga nibo Rwanda rw'ejo. Nubwo bafite ubumuga ariko nabo hari umusanzu batanga ku gihugu. Rero ababyeyi
ntibakumve ko wa mwana ufite ubumuga ntacyo azamara, kuko icyo umwana udafite ubumuga yaziga akamenya agashyira mu bikorwa, na wa mwana ufite ubumuga yazakiga akagishyira mu bikorwa, kandi ku rundi ruhande nawe akabasha kwibeshaho atagoye umuryango kubyitirwa ko afite ubumuga, ahubwo akabasha kwibeshaho akazabeshaho n'abandi, agatanga n'umusanzu ku gihugu. Yego, murakoze. Nanjye icyo nakongeraho, icyo nashishikariza ababyeyi, mbere umubyeyi yabyaraga umwana ufite ubumuga akumva ko agwishijishana, akumva nyine byamukomereye, ariko ni byiza n'ubu bukangurambaga hari aho bugeza umubyeyi yakumva nyine nka Jose uri ahangaha ubabwira ufite ubumuga bw'ingingo, yareba ahantu ageze, ibyo yigejejeho, kuba narize, bikamuha motivasiyo yo gutuma yakwita kuri wa mwana. Ni ukuri kuba wabyaye umwana ufite ubumuga ntiwumve ko ugwishyishyano, ntiwumve mbese ari imitwaro ugiye kwikoreraho, ujye umwitaho nk'uko wita ku bandi bana, wumve ko nta n'ikibazo afite, umufate nk'uko bisanzwe uko ufata undi wese udafite ubumuga. Murakoze. Valentin, gira icyo ubwira abana ubundi dusoze. Ikintu nabwira abana bafite ubumuga, turababwira ko twe tubavugisha turi urubyiruko rufite ubumuga. Nkanjye mfite ubumuga bwo kutabona, ariko njye ntabwo bituma nta mentaringa abana banjye bafite ubumuga. Muri Seruka tugakina amakinamico, tukidagadura, bikabashimisha, byibura abana babonye biyereka, kubisanzuraho, bakora ibishoboka byose, kandi ufite ubumuga bibahana b'imbaraga. Natwe tugera aho Valentin ageze, tugera aho Haruna akageze. Icyo mbwira abana ni ukubabwira ati mwisanzure, ntimwihebe, ntimwiganyire, bakuru banyu barahari. Murakoze. Murakoze cyane. Seruka mwana.